Bana b'Imana nimusenge ubutitsa kandi nta buryarya. Turi kuwa kane w'icyumweru cya 11 gisanzwe tariki 18 Kamena 2020. Isomo rya ryo mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 48 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Zaburi ni ya 97. Ntungane ni mwishimira Uhoraho. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma wumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Mwebwe rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azababarira yanyu. Naho nimutabarira abantu, na so ntazabababarira amakosa yanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Duhereye ku nkuru za Bikira Mariya ikibeho, uza agaciro cy'isengesho ati: nimusenge ubutitsa nta buryarya. Martin Luther ati: nk'uko umurimo w'umudozi ari ukudoda imyenda, uw'umudozi w'inkweto kudoda inkweto, n'umurimo w'umukristo ni ugusenga. Amasomo y'uyu munsi yaduteguriye ifunguro rya roho utabura kurya hato udapfa. Ni isengesho, aho duhurira n'Imana tugashyikirana n'Imana. Abafilozofe babiri Aristote na Thomas Aquino bavuze mu Kilatini bati: quid movetur ab alio movetur. Burya ikintu cyose ubona kigenda kikanyeganyega kigahinduka kikabaho, nuko hari ukigendesha, ukinyeganyeza, ugihindura, ukibeshaho. Bakristo, iyo ni Imana ikora ibyo ku biremwa byayo. Abahanuzi b'Imana Eliya na Elisha kumvise mu isomo rya mbere baratwa kubera ibyiza bakoze. Baharaniye kuyoboka no gusenga Imana imwe rukumbi, barwanya ibigirwamana. Bakora ibitangaza byinshi byerekana ko Imana iri mu buzima bwabo. Ibi byose bagezeho ni ukubera Imana yabakoreshaga. Muvandimwe, nibigushyikira ugasarura amashyi n'impundu kubera ibyiza wakoreye abantu, ntukabyihererane, ngwino muri garuka ushime, wihererane n'Imana aba ariyo ushimira, kuko niyo yabigushoboje. Ntacyo wakora cyiza atari Imana ibikoze. Natwe rero bavandimwe, turi kuri uyu musozi hamwe na Yezu uri gutugira inama zo gusenga neza, tugahura n'Imana umubyeyi wacu dutunze. Ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma bumvwa neza. Muvandimwe, n'isengesho ntabwo ari ukwibonekeza wigaragaza inyuma, ahubwo Imana ikeneye umutima wawe. Yezu ati: ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Hari umuhanga nigeze gusura wari wanditse agatabo cyitwa Comment concentrer son attention, kuba maso buri gihe, aho yavugaga ku gaciro gakomeye cy'isengesho nk'umushyikirano wacu n'Imana. Ariko anibaza impamvu abantu benshi bahuragura amasengesho barangara. Numvise bindeba by'umwihariko, nuko turaganira nawe, nuko arambwira ati: uzi ko umuntu ashobora kumara isaha adasenga, akamara umunsi, ukwezi, umwaka, yewe n'imyaka myinshi adasenga? Ndamwikiriza ariko ntabyemeye neza kugira ngo nkomeze niyumvire ibyo ambwira. Nuko araterura ati: hari ibyonnyi 4 by'ingenzi bibangamira isengesho: umwanda, ubunebwe, guta igihe n'urusaku. Icyonnyi cya mbere, umwanda. Usabwe kuzana isuku ahantu hatatu: ku mubiri, mu bwenge no kuri roho. Iyo utakarabye ku mubiri ngo umese imyambaro yawe ike neza, ubuza abandi gusenga nawe utiretse mu mpumuro itari nziza. Yewe hari n'uburwayi bushobora kugusagarira, nko mu nda hari gukurya bya nyabyo, ntiwashobora kuvuga Dawe uri mu ijuru. Nushaka gusenga neza, ujye ushyira ubwenge ku gihe, usinzire neza, kuko ibitotsi ku isengesho ni nk'imungu mu bishyimbo. Aho ubona abantu bamwe ngo baje gusenga, naho ubundi bitwaje ibiringiti n'amashuka mu kiliziya. Abandi bageze ku mugonero kera, kandi ngo baraho ngaho. Abandi bari gutsinda ibitego by'imitwe mu maguru. Mu isengesho, mu kiliziya ni ikibuga cy'umupira, niho wimuriye igitanda. Na roho yacu rero ikeneye nayo gusukurwa mbere yo kwegera Imana. Uzitonde burya uko isengesho ritwirukana mu icyaha, ni nako n'icyaha kitwirukana mu isengesho.
niyo mpamvu mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru dusaba Imana ngo itubabarire ibicumuro byacu, ariko natwe tukababarira abandi. Imbuto z'isengesho ryakozwe neza ni urukundo no kubabarira. Icyonnyi cya kabiri ni ubunebwe, aho uzasanga abantu benshi biriwe bakora gatunambwene, bahavunitse bashize, imirimo yabaheranye, nuko kubw'indunduro bakaza kuzanira Imana imibore, utubaraga tutajya no ku rushyi. Wananiwe washize aho abandi imbaraga zawe zose, none Imana urayihangitse. Uko Imana tuyisaba ifunguro ridutunga rya buri munsi, iryo funguro rya roho isengesho naryo ridusaba imbaraga kandi rikadutera imbaraga. Icyonnyi cya gatatu guta igihe, gusiba no gukererwa gahunda mwahanye n'Imana ni ukwibagirwa icy'ingenzi. Imana yo buri gihe ibidutegereje, cyakora aho gusiba wakerererwa. Twiruka ku bukungu bw'iyi si tukirwa dushakisha amafaranga hepfo no haruguru, iburyo n'ibumoso, ariko tukibagirwa icy'ingenzi. Ni ukugarukira Imana rero, ni ukugaruka kuri ponctualité, ku gihe, kugira ngo icyo Imana ishaka abe ari cyo gikorwa munsi no mu ijuru. Icyonnyi cya kane ni urusaku. Imana ntiba mu rusaku. Imana ikeneye umutuzo, ukajya ku musozi ukiheza, ukihererana n'Imana, ugafunga icyumba cyawe, ugafunga telefone, radiyo, televiziyo, ordinateri n'ibindi byose bibomborana urusaku, ubundi ugaceceka, ugatuza. Uko wafunze urusaku rw'inyuma ugiye wibuka no gufunga n'urw'imbere, bityo ntuba uri gusengera mu Rwanda, kamwanya ukaba ugeze muri Amerika uri gucuruza inyanya cyangwa uri kwigera inkweto za bodaboda, ye baba we, kandi ntunahazi. Ukanyarukira mu Bushinwa uri kwigera isaveko, urwo ni urusaku mubyeyi, imbere ntihafunze neza. Nanone uzirikane ko mu gihe ugisengera mu kivunge ukumva ko bihagije prière communautaire, nabyo bagombye kugukwega baguhata, ntibihagije. Burya wa mwanya w'umwihariko prière personnelle, wowe n'Imana mwembi, niho nyine Imana inakubwirira iby'umwihariko. Kwitarura wenyine ugasenga, ako kantu Yezu aragakunda. Mbere yuko nangiza mwana wanjye, ndifuza kugusaba kujya wiyumva, écoute. Burya kenshi ari ubwo turenganya Imana ngo ntitwumva, kandi natwe ubwacu dutiyumva. Akawa umuntu uri kuvuga ndakuramutsa Mariya, akajya kugera ku ya gatatu asigaye ari kuvuga ati ntakuramutsa Mariya, yagezeho nawe atari kumva ibyo ari kuvuga. Gusenga nyabyo ni ukuzirikana ijambo ku rindi, dawe uri mu ijuru. Ayo magambo ane ukayavuga utayahushura, ahubwo uzirikana. Uko nta mukinnyi watera imbere ngo atsinde adakora imyitozo, ni nako umukristu adashobora kurambika isengesho. Umenya gusenga wihata ubutitsi iyo myitozo yo gusenga. Mukristu muvandimwe, ihatire gusenga, ujye umenya kwibeta, witarure, nuko gahunda zawe n'imirimo yawe ugenda ucishamo agahe ko gusenga. Imana irahari kandi irakumva. Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari ntoya Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.